Hi guys, ndabasuje cyane nimugire ibihe byiza aho mugiye muherereye impande n'impande. Nk'uko bisanzwe ni Jonas ubategurira nkanabagezaho ibiganiro bya Mining Networks kuri YouTube channel yitwa Mbarusha Mining TV. Reka nizere ko wowe utarakora subscribe, utarakanda kuri iryo jambo riri munsi gatoya ryanditseho subscribe, ibuka gukanda kuri subscribe kugira dukomezanye ujye ubonera amakuru ku gihe igihe cyose Mbarusha Mining TV yashyizeho. Okay, uyu munsi rero ngiye kubereka ibyo mugomba kwitaho cyangwa umuntu wese ukora mining ya Pi. Hari ibintu mutaba muzi, igihe cyangwa isaha yose udafiteho byibura utuvi tubiri tumwe muri utu ngutu, ujye umenya ko Pi zawe zose ufiteho ushobora kuzibura. Niyo zaba Pi 10,000 byibuze udafiteho utuvi tubiri, tumubona tw'icyatsi kibisi, Pi zawe zose ujye umenya ko isaha n'isaha ushobora kuzibura ugatangirira kuri zero. Reka nizere ko wamaze gukanda kuri subscribe. Udukurikiye rero nta handi wasanga bino biganiro uretse kuri YouTube channel yitwa Mbarusha Mining TV. Twihuse cyane rero, reka mbereke ibintu by'ingenzi kuko sinifuza ko waba umaze umwaka wose cyangwa imyaka 2 cyangwa imyaka 4. Muzi ko Pi tumaze imyaka 5 tumayininga. Ntabwo nifuza ko rero waba umaze imyaka 5 umayininga ufiteho Pi nyinshi, bwacya mu gatondo ukazibura bitewe nuko utakurikije amabwiriza bagiye batanga muri Pi Network. Reka dufungure application ya Pi Network kugira mbashe kubibereka neza. Reka nizere ko rero wowe wamaze gukanda, wowe utarakora kuri subscribe, reka nizere ko wamaze gukanda subscribe. Nawe wayikoze jya ukanda share, usharinge link ya YouTube yacu mu magroupe agiye atandukanye kuri bagenzi bawe kugira bajye babasha kubona ibiganiro Mbarusha Mining TV ibategurira. Reka nizere rero ko mwamaze gukanda subscribe. Dufunguye application ya Pi Network, reka dutegereze ifunguke neza step by step kugira mbereke ibintu byibura by'ingenzi byibanze ugomba kwitaho, ugomba kwibandaho mbere y'ibindi byose kugira wicare uri safe. Bibutsa ko rero mwebwe mutarabona KYC ya Pi Network, ni mu mining mwihanganye, mu mining ubudasiba, nta byo gucika intege. Igihe kizagera babahereze KYC nawe uyikore. Nkwibutsa ko wowe bahaye KYC ya Pi Network ukaba utazi kuyikora cyangwa ukaba utabisobanukiwe, ntabwo wihutira kuyikora kuko iyo bayiguhaye nta kiba gisigaye, n'ubundi isaha n'isaha baba bayiguhereza ugakora indi. Okay, ndabona network ziri kuba ikibazo, reka twongere tuyifungure. Okay, murihangana. Utarakanda subscribe, reka nizere ko wamaze gukanda kuri subscribe. Naringezeho ndi kubabwira ngo nimba wagwaye KYC ya Pi Network wikirukankira kuyikora utabisobanukiwe, bisaba kwegera umuntu bisobanukiwe cyangwa ugahamagara nk'umwadmin cyangwa umuntu waguhaye referral code yayo, akaba yakoriyanta akakuyobora neza ukuntu wakora iyo KYC ya Pi Network. Mbibutsa ko KYC ya Pi Network kugira uyikore bisaba kuba ufite irangamuntu. Ari nk'abantu bahereza KYC amarangamuntu yabo wenda yaratakaye cyangwa yaragize ikindi kibazo, bisaba gutegereza ukabanza ukabona irangamuntu, ukabanza ukongera ukayibona. Ntabwo bakora KYC nta byangombwa ufite, bisaba kuba ufite ibyangombwa kugira wakemererwa gukora KYC yawe. KYC ya Pi Network ndetse n'andi ma KYC amenshi asaba ibyangombwa by'umuntu ku giti cyiwe bwite. Okay, barana ko rero Pi yacu yafungutse. Pi yacu yafungutse, ngiye kubereka ibintu by'ingenzi cyane kurusha ibindi byose
uba ugomba kwita kugira byibuza payi zawe ufite utazazibura cyangwa zikaba zagupfira ubusa mu gihe utazi cyangwa isaha n'isaha. Murabona rero hano ni muri dashboard ya Pi Network yafungutse. Ikintu uhita ukora uhita ukanda hejuru cyane mu nguni kwa turiya tusitari dutatu. Okay, kambibereke neza. Okay, uhita uza ugakanda hariya hejuru cyane mu nguni k'utu turonko dutatu. Ukimara kudukandaho, okay, uhita ureba hasi cyane haba handitse profile. Hasi cyane ugakanda hano handitse profile. Okay, ikintu mwibuke ko turi kurwanya nacyo ni ukugira ngo payi zawe ufite utazazibura. Uhita uza ugakanda hano kuri profile. Ukimara gukanda kuri profile uhita ubona referral code yawe. Urabona ko amazina yanjye ni aya ngaya. Invitation code cyangwa referral code yawe aba ari iyi ngiyi. Ubwo ushatse gufungura Pi Network bakayikubaza, wakandikamo Nkundimana cyane cyane. Nkundimana cyane cyane, murabibona iyi niyo referral code yanjye yo kuri Pi Network. Nkundimana cyane cyane bifatanye mu nyuguti ntoya gusa. Ubwo rero ntabwo aricyo kitugenza, ikitugenza urascrollinga ukazamura. Okay, murabona ko hano hariho utuvi tungahe dutanu. Akavi ka mbere, icy'ingenzi nje kubereka ni ukugira byibuze payi ufite ejo mu gatondo butazacya ugasanga nta n'imwe ufite bitewe n'uko wibagiwe nka password yawe, none utarigeze uverifyinga phone number cyangwa email. Aho ngaho ubuhiye rwose. Niba ufite payi ibihumbi 100 utangirira kuri 0, ufite amahirwe 98% yo kubura payi zawe zose uko wazimayininze. Dore rero hano kuri phone number murana ko hariho akavi, muri kubibona phone number. Kano kavi ikintu gasobanuye iyi nimero yanjye ya telefone. Iyi nimero yanjye ya telefone aho najya hose nta wundi muntu ku isi wemerewe kuba wayikoresha kuri payi yanjye. Ariko igihe hatarajyaho akavi, umuntu ari we wese yemerewe kuyikoresha. Si igitangaza ko narayifunguye payi yanjye nkoresheje iyi nimero ntarayiverifying itarajyaho akavi, undi muntu nakayifunguza. Okay, yamara kuyiverifyinga ubwo mba mpombye. Okay, bisobanuye ngo niba ufite payi ibihumbi 100 wibagiwe password, bakagusaba nimero ya telefone cya phone number ukayishyiramo na password, ugasaba byakoreshejwe n'undi muntu, basi uhita utangirira kuri 0. Ubuhombye. Niyo mpamvu nagize ngo umuntu wese utaraverifyinga phone number, nimero ya telefone yakoresheje afungura Pi Network, numara kureba iyi video nyaboneka uhite wirukankira kuyiverifyinga ijyeho akavi. Ikintu ukora, iyo nimero uba uyifite muri telefone irimo Pi Network, ukayishyiraho igiceri cy'100 cyonyine. Ukimara kugishyiraho ukanda, bagahita bakwereka ahantu handitse start, ukahakanda ugafungura message isanzwe igendana, boherezamo udukode imibare 4. Muri message isanzwe ukayohereza iyo mibare kuri nimero muri Amerika baba baguhaye. Iyo message igiye, iyi nimero ya telefone ihita ijyaho akavi, ibibaye verified. Okay, ni kimwe rero na Facebook. Iyo si ngombwa, ari abantu benshi bakoresha Facebook, hari n'abatayikoresha. Iyi si ngombwa, ushatse wayihuza cyangwa bihuze, ariko icy'ingenzi kiruta ibindi byose ni nimero ya telefone. Ndetse na hano kuri email nayo murabibona ko iriho akavi. Hano urahakanda ugashyiramo email yawe, ugakanda kuri verify, ugahita ujya muri Gmail yawe, baboherejemo akamessage ka Pi Network, ugakanda ahantu handitse click here, biba birangiye. Ni email yawe ubihuje na Pi Network, ihita ko iba verified. Kano kavi rero ko kuri identity verification ariyo bita KYC. Okay,
akangaka kajyaho iyo ukoze KYC yawe ikemerwa ikagenda neza. Iyo yakunze haba hariho akavi. Password yo ni ibisanzwe, iyo uri gufungura P-Network bagusaba password ukayishyiramo. Ubwo rero izi step cya tuno tuvi dutanu byibuze udafiteho utuvi dutatu ujye umenya ngo isaha n'isaha payi zawe wazibura rwose ugatangirira kuri 0. Niba waba ufiteho payi 100,000 utaraverifayinga email ndetse na phone number, niba waba ufiteho payi 1,000,000 hano kuri phone number atari akavi, na hano kuri email address atariho akavi, ujye umenya ngo isaha n'isaha payi zose ufite wazihomba. Ubwo rero nk'abantu mukurikira Mbarusha Mining TV, niyo mpamvu mpora mbabwira ati kanda subscribe yawe ni ingenzi kugira ujye ubonera amakuru ku gihe Mbarusha Mining TV ashyize kuri YouTube. Aya makuru arigisha kandi aba ari ingenzi cyane. Nimba uzi ko udafiteho tuno tuvi, nyabuneka urare ubikemuye kugira payi zawe uzikure muri risike cyangwa mu gihombo cyo kuzibura. Reka rero ngaruke ku bantu dusubire inyuma. Sorry, murihangana gato. Reka dusubire inyuma, shaka kugaruka ku bantu batamayininga. Sasa abantu mutamayininga sinzi ibintu murimo, ariko muzi ibanga ryo kumayininga iryo ari ryo. Reka mbanze nanabibereke. Ku muntu utamayininga ibintu aba arimo rwose ntababizi. Ujye uza ukanda ahangaha ku iyi rate yawe, ahangaha muri kubona. Iyo uje ukahakanda ahita bakwereka payi winjiza buri munsi n'amasaha cyangwa iminota usigaje kugira umayininge. Nkanjye murabibona ko twe tumaze igihe kinini tumayininga payi kuva 2020. Hari n'abahereye 2019 bari kuyimayininga. Ubwo rero payi buri munsi, urabona ko payi bampereza buri munsi, ariko izi ni nkeya zagabanutse. Urabona ko hariho payi 12. Payi 12 buri munsi, izi nizo bashyiraho kuri account yanjye. Ubwo rero nta mayininze urumva nta bandi kwihombya. Urabona ko nsigaje amasaha 3 n'iminota 59 kugira mayininge. Muri kubibona. Ubwo rero kugira ubone payi winjiza buri munsi, uraza ukareba ahangaha kuri reward uhita kuzibona. Urabona ko hariho payi 12.35. Murabibona. Ubwo rero igihe usigaje kugira umayininge nacyo ukirebera ahangaha. Urabona ko nsigaje hafi amasaha 3 n'iminota 59. Ubwo rero abantu mutamayininga sinzi ibyo muba murimo. Umuntu sinzi ikintu azakora kugira mwumve ko mayiningi ari ingenzi, ifite umumaro. Murabona ko rero bano bantu 213, urabona ko abantu bari kumayininga muri kubabona ni kimwe hafi cya 5 cyabo. 1/5 cy'abantu bari kumayininga. Urabona ko mu bantu 213 harimo hari mayiningira abantu batajya no muri 50. Ubwo rero abo ngabo basigaye, umunsi payi yagiye ku isoko, nibo usanga bari gutesha abantu imitwe, bari kuvuga ibintu bitazwi cyangwa byamaze kuvugwa kandi byaratangajwe. Ubwo rero mwitabire mayiningi mwabantu mwe. Mayiningi mbibutsa ko payi uretse ko ntabwiye ngo ugende uzigurishe cyangwa ugende uzica ubusa. Isaha n'isaha n'uyu muntu utatuvugana, igihe wakoze KYC step 9 zose zigakunda, urufaranga bararuguhereza rwose. Iyo uzifitemo muri wallet ziri kuri available balance, wemereye kuzigurisha. Uretse ko sinkubwiye ngo ugende uzigurishe, ariko no kugira mbabwire cyangwa mbemeze yuko payi ifite agaciro. Ubwo rero biramberetse ni byiza cyane, ni by'igiciro ko ugomba kwicara phone number cyangwa nimero de telefone cyangwa nimero wakoresheje uri gufungura P-Network igomba kuba iriho akavi, warayiverifayinze, ndetse na email nayo iri verified, kugira ujye umayininga witurije, ku buryo niyo
tuvuge wenda mu rugo ni muri Kigali ku buryo no wajya i Kirehe ukibagirwa telefoni, wajya muri cyber cafe cyangwa ukatira umuntu interinete ugashyiramo application ya Pi network, ukayifungura ugashyiramo ya nimero ya telefoni na password, ukongera ukamayininga mu buryo bworoshye. Ubwo rero nimwitabire mining kandi mukande subscribe kuri YouTube channel yitwa Mbarusha Mining TV, musharinge kuri bagenzi banyu link ya YouTube channel yitwa Mbarusha Mining TV, bajye bakora subscribe, like, share kuri bagenzi babo bose, ndetse na comment. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi, ni inyamibwa kuko turabisoma kandi turabasubiza. Ubwo rero nimba uzi ko ufite Pi network, nyaboneka shyiramo imbaraga, abantu mutamayiningaga mwiminjiremo agafu, mwiminjiremo imbaraga, mwongere mu mining, kuko biteganyijwe ko ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo 2024 hari update idasanzwe, hari amakuru buriya mashya tuzamenya ku iyo tariki. Mbarusha Mining TV izaba ihabaye, izahita ko ibatangariza icyo gihe. Rero abantu mutarakora subscribe, mbisubiremo, subscribe yanyu ni ingenzi, nyaboneka jya wibuka gukanda subscribe kuri YouTube channel yitwa Mbarusha Mining TV. Ndabakunda cyane rero, nimugire ibihe byiza aho mugiye muherereye. Nongera kubibutsa ko aho twari turi hari ahangaha, hari ahangaha kuri tuno tuvi, nyaboneka uharanire ko tugomba kuba turiho tuno tuvi, ni ingenzi muri application ya Pi network. Ibuka rero gukanda subscribe. Ni Jonas ubategurira nkanabagezaho ibiganiro bya Mining Networks kuri YouTube channel yitwa Mbarusha Mining TV. Ciao ciao, ndabakunda cyane.